Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza gukomeka agapapuro ku gahanga ngo kagukize isepfu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo n'ibindi bisa nkabyo nko gukenyeza umwana agashumi runaka cyangwa se ukamwambika nk'agakomo cyangwa se ukamwambika nk'akanigi cyangwa se gufungiramo akabuye runaka cyangwa gushyiramo agakonokono kakanyamujondwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibyo byose bibarirwa mu mpigi, n'ibyo byose ni ukubangikanya Imana, ni icyaha gikomeye umuntu agomba kwirinda kandi akagendera kure. Kwizerera mu byo Imana itashyizemo ukwizera, no kugira impamvu iby'Imana itagize impamvu, no w'Islam utagize impamvu, yewe n'igerageza ry'ubuvuzi ritagize impamvu, ibyo ngibyo ni ugutana, ni no kwangiza imyemerere y'umwemeramana. Agapapuro kari mu gahanga cyangwa se igipapuro icyatsi runaka kiri mu gahanga, icyo ngicyo kugishyiraho amacandwe, ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Kimwe no kuba yayacira ku gapapuro cyangwa ku kibabi akayanika ngo ari buze kuma nawe akize cyangwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ibyo byose ni mu bimenyetso cyangwa se no mu biranga umuntu ufite ukwemera gutoya, udafite no n'indangagaciro zuzuye z'Ubuyisilamu, bityo ibyo ni haramu, ntabwo byemewe ku Muyisilamu. Wallahu a'lam.